Nitwa Mukamana Jacqueline nkaba narabyaranye na executive w'umurenge witwa Kavange Jean d'Amour. Kavange aravuga ati aho kugira ngo abakorere imitasiyo azazikora ari uko abana bapfuye. Yewe nuko icyo nsaba nuko abana banjye bahabwa ubutabera kubera ko Kavange Jean d'Amour yitwaza icyo ari cyo. Deja niyo muhamagaye aravuga ati yaba na perezida nta kintu yabikoraho, ahubwo azajya ahora njyana mu nkiko kuko mu nkiko ntabwo ngiye murusha amafaranga. Eka twongere tubasuhuze bakunzi bacu bakunze dukunda cyane ku biganiro byacu byo kuri Setura Janvier TV ndetse no kuri Iris Rwanda TV. Aha rero tugeze ni mu kagari, ni mu murenge, ni mu mudugudu wa Buremera, mu kagari ka Cyamabuye, mu murenge wa Karago, mu karere ka Nyabihu, mu ntara y'Iburengerazuba. Hano mutubona turi rero ni isambu mubona irimo karoti. Aha ngaha murayibona inyuma yanjye karoti, murabona ibigori n'ibishyimbo n'ibirayi hariya. Ni isambu imwe, iyi ni UPI imwe ifite ibihumbi 5,792. Iyi UPI rero mubona yose, ubutaka mubona bwatanzwe nk'impano ngo buhabwa abana. Turi kumwe n'umubyeyi w'abo bana, araza kudusobanurira mu magambo ye arambuye, hanyuma nanjye ze kubihuza mbisanisha n'amategeko impamvu aba bana batabona uburenganzira bwabo umubyeyi wabahaye abahinduriza. Reka nsoreze aha ngaha, hanyuma uyu mubyeyi yitwa Mukamana Jacqueline atwibwirire, aganirize cyangwa se abwire abakunzi ba Setura Janvier TV ndetse na Iris Rwanda TV, hanyuma twe tuze kugira icyo dusesengura tugendeye ku byo amaze kutubwira. Reka ze ababwire. Nitwa Mukamana Jacqueline, nturuka mu karere ka Ngororero, umurenge wa Sovu, akagari ka Musenyi, umudugudu wa Gisiza. Nkaba narabyaranye na executive w'umurenge witwa Kavange Jean d'Amour. Nyuma tuza kujya mu nkiko, abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umwe yitwa Akeza Cresida Kavange, undi yitwa Muvange Manza Ivan. Nyuma twaje kujya mu nkiko, bamutegeka indezo, bamutegeka no kwishyurira abana ishuri. Yaraje kunyegera abahereza impano zigizwe n'amayupi abiri, ariyo mirimo ibiri. Umwe ni 124, undi ni 7,592. Nyuma nza kumusaba kubakorera imitasiyo. Kavange aravuga ati aho kugira ngo abakorere imitasiyo azazikora ari uko abana bapfuye. Ubwo naganye urukiko, baza kubona ko imwe yanditswe kuri leta, bansaba kwandikira akarere mbasaba ko imwe yabanza ikavanwa kuri leta bakabyandika kuri Kavange, naho Kavange akabona gusabwa ko yakora imitasiyo y'abo bana. Kugeza amagingo ya rero Kavange ari kwagakanisha umutwe. Abana banjye ntago atuma babaho neza nk'uko mbyifuza. Ndasaba uburenganzira bw'abana no kubarinda ihohoterwa. Ariko ikindi, Kavange afata iyo mirima akayihereza abandi bagore, kandi ari njyewe yayihaye, n'akagari karabizi na mudugudu arabizi. Mwibaza ese abana babiri n'undi wo ku ruhande wa gatatu bashobora guhabwa umurima umwe? Nicyo ngicyo nshaka ko mundenganura ku bana banjye. Nkuko Mukamana rero amaze kubigaragariza abakunzi ba Setura Janvier TV ndetse na Iris Rwanda TV, twagira ngo tubasesengurire neza impaka ziri muri ibi bibazo. Ndavuga amasamba abiri cyangwa se imirimo ibiri yahawe aba bana bombi, kandi buri murima barawusangiye uko ari babiri, buri murima barawusangiye. Umwe uko nyina ubabyara yabivuze, Mukamana Jacqueline, umwe ufite UPI 124, undi ufite UPI 5,792. Ni aha ngaha duhagaze. Umwe n'uyu, undi turaza kubereka uri imbere hariya. Nk'uko rero uyu Jacqueline amaze kubisobanura, uyu mugabo Kavange Jean d'Amour ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanda mu karere ka Ngororero. Akaba yarabyaranye n'uyu ariko mu buryo butemewe n'amategeko, ariko afite undi mugore w'isezerano basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ari muri kopi de jugement cyangwa se mu rubanza baburanye, narwo ndaza kubabwira icyemezo cy'urukiko.
akimara rero kugirana cyangwa se kubyarana na Mukamana Jacqueline, ntabwo yihakanye abana be nk'umubyeyi koko. Abana yarabemeye, abana arabakunda, abana nabe anarabyemera. Hari inyandiko mfite hano z'impano yiyandikiye ku giti cye, zifite n'abatangabuhamya benshi, ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta bwazihaye umugisha, kuko umukuru w'umudugudu wa Buremera Nyirakanyamanza Odette yabishizeho umukono, ndetse na executive w'akagari cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyamabuye Mwiza Anita niwe wayoboraga icyo gihe, nawe yashizeho umukono. Bivuze ngo ibintu byatanzwe mu buryo bwemewe, nta mpamvu yo kubitindaho, nta n'impamvu yo kubihakana, kuko iki ikirango cya leta ni ikintu gikomeye. Uyu ni executive Anita wateye yikashe, wenda batabibona neza turaza kubifotora ku buryo muzabibona neza. Reka rero tugendeye icyo amategeko ateganya, ndaza kubivuga wenda uko amategeko abiteganya, ariko reka mbanze bakunzi bacu tubasomere inyandiko. Izi nyandiko ebyiri z'amasambu abiri kandi zanditswe na nyir'ubwite ariwe Kavange Shadamu. Hari inyandiko yakorewe hano mu kagari ka Cyamabuye. Reka mpere ku ya mbere, baremeye ku ya mbere. Iyi ya mbere mpereyeho ni yanga duhagaze. Nari inyuma mubona harimo ibirayi n'ibigori n'ibishyimbo. Ni UPI ya ini navuze ifite 7592 igira iti amasezerano y'impano yo ku ya 20 z'ukwa kabiri 2024. None ku ya 20 z'ukwa kabiri 2024 mu Ngororero, ngewe Kavange Jadamu mpaye abana banjye Muvange Ivan Manzi, ni umwana w'umuhungu, nawe turi kumwe ahangaha, ndaza kumushyira kuri kamera muraza kumubona. Yitwa Muvange Ivan Manzi, ndetse na mushikiwe Akeza Cresida Kavange ufite imyaka 4, mu gihe musaza we afite imyaka 6. Ayo mazina nyashizemo ariko ntabwo yanditsemo hano, nako iyo myaka bafite ntabwo irimo hano, nuko twarebye ku byangombwa mama wabo yaduhaye. Uyu mukuru Ivan Manzi ariwe Muvange afite imyaka 6, na Akeza Cresida Kavange wakagira imyaka 4. Aya masezerano akomeza agira ati isambu iri mu mudugudu wa Buremera ari wahangaha ari na yingiyi mu kagari ka Cyamabuye mu murenge wa Karago akarere ka Nyabihu intara y'Iburengerazuba. Ifite UPI zikurikira: ni 3 agakwego 04 agakwego 05 agakwego 02 agakwego 7592. Numvikanye na nyina wabo bana Mukamana Jacqueline, nuriya twavuze urama mu byaro abana, kudakomeza rwaserera izarizo zose. Urumva bari bafitanye rwaserera kwari kugira ngo ibyo bibazo birangire, yemera abana abana impano. Ikitonderwa, iyi sambu yakodeshejwe ibisinde by'umwaka, kuko ari kugira ngo ibyo bisinde bibanza bivemo. Ubwo rero byavuyemo yegurirwa abo bana, ariko baragiriwe cyangwa se bacungererwa na nyina ubabyara ariwe Mukamana Jacqueline. Kandi iyi sambu yemereye kugurishwa na nyina w'abana. Aya ni amasezerano Kavange yiyandikiye ku tariki ya 20 z'ukwa kabiri 2024. Tubyemeranijeho twembi, Kavange arasinya, Mukamana Jacqueline arasinya, ubyanditse Kavange Jadamu nawe arasinya. Urumva yasinye kabiri, yasinye mu babyemeranije bombi, ndetse anasinya nk'umwanditsi niwe byiyandikiye. Hari umuvandimwe, ubwo ni Kavange wabyanditse, Nzitatira Jadamascene. Byarangiriye aha, ahubwo aya masezerano yageze kwa mudugudu ariwe Nyirakanyamanza Odette, yandikaho ngo kwa 23 z'ukwa kabiri 2024, ngewe Nyirakanyamanza Odette mvuganye na Kavange Jadamu anyemeye gusinya iyi nyandiko kuko ayemera. Umukuru w'umudugudu Nyirakanyamanza Odette. Ashobora nimero za telefone 078 34 85 94. Uretse n'ubu na executive w'akagari cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyamabuye Mwiza Anita nawe yarasinye ateraho na kashe. Ayo ni amasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri nanone n'ubundi buhe bwa kabiri, yo agira ati
intara y'Iburengerazuba, akarere ka Nyabihu, umurenge wa Karago, akagari ka Cyamabuye, umudugudu wa Buremera. Cyamabuye ku ya 4 z'ukwa gatatu 2024. Impano ngewe Kavange Jean d'Amour bahaye ubutaka bufite UPI 03/04/05/05/02/124 nkaba nyihaye abana banjye Muvange Ivan Manzi na Akeza Cresida Kavange, bahagarariwe kuri ubwo butaka na Mukamana Jacqueline nyina w'abana. Ubwo butaka bwari ubutaka mpinga nasigiwe n'ababyeyi banjye ariko butari bubaruye, bityo nemeye kububarura kuri Kavange Ivan Manzi na Akeza Cresida Kavange. Ati ubwo butaka nabaye n'ababyeyi butari bubaruye, bityo nemeye kububarura ku bana banjye Muvange Ivan Manzi na Akeza Cresida Kavange. Kavange Jean d'Amour ndabyemeye, arasinya, ashobora na nimero ze za telefone 0788620002. Mukamana Jacqueline nyina w'abana nawe arasinya uko bari babyemeranijeho bombi. Abahamya nanone hagarutse wa mugabo wa muvandimwe Nzitatira Damascene, Havugimana Pepe Kare na Nyiranzabonima Xaverine, aba bose barasinye. Mukuru w'umudugudu wa Buremera Nyirakanyamanza Odette nanone arasinya, ndetse n'umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyamabuye Mwizanita nawe arasinya. Dore ngibi none muti bimeze bite ku bijyanye n'imiburanishirize cyangwa se imikirize y'urubanza rwaciwe hagati ya Kavange Jean d'Amour ndetse n'uwo bari barashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ariwe Feza Esperance. Nta wundi busome byose, ndasoma icyemezo cy'urukiko. Icyemezo cy'urukiko cyemeje ko Feza Esperance na Kavange Jean d'Amour bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko mu 2003 mu murenge wa Muhoza, bakaba batandukanye burundu ku bwumvikane bwabo. Bategetse ko Feza Esperance atwara urwuri rufite UPI 7927 rukagira ubuso bwa hegitari 5 n'inka 12 zirimo urwo rwuri rukaba ruherereye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Muhanda, akagari ka Rutagara, umudugudu wa Chantier Humiro. Ubwo butaka ngo bukaba bubaruye kuri koperative Urugero. Rutegetse ko Kavange Jean d'Amour atwara ubutaka bubaruye kuri UPI 148,225 n'ijana ndetse na bwa bundi nababwiye mbere 124 yahaye babana be bombi. Bwose buherereye mu mudugudu wa Buremera, akagari ka Cyamabuye, umurenge wa Karago, mu karere ka Nyabihu, ari naho duhagaze uyu munsi. Intara y'Iburengerazuba birumvikana. Ni imodoka yo mu bwoko bwa RAV4 ifite nimero za plaque LAD 071P. Ibyo nibyo byaherereye kuri Kavange, ibyaherewe ku mugore we nabyo mwabyumvise, birimo n'urwuri rw'inka ruri mu Gishwati. Rutegetse ko Feza Esperance bakomeza kurera abana babo Umurerwa Alliance, Bwiza Janvier na Igiraneza Lucky na Impano Kavange Gold, akabagaburira kandi akabambika. Rutegetse Kavange Jean d'Amour kujya yishyura amafaranga y'ishuri y'abana babo aribo Umurerwa Alliance, Bwiza Janvier, Igiraneza Lucky na Impano Kavange Gold. Rutegetse ko imikirize y'uru rubanza imenyeshwa umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Muhoza, aho ishingirwa ryabereye n'uwaho abashyingiranwe batuyemo, bikozwe n'abashyingiranwe ubwabo. Bitashoboka bigakorwa n'undi muntu wese bifitemo inyungu mu gihe cy'amezi 2. Urubanza rumaze kuba nakuka kugira ngo iyi mikirize yandikwe mu bitabo by'irangamimerere byabugenewe. Ruvuze ko ingwate y'amagarama ingana n'amafaranga y'u Rwanda 10,000 yatanzwe muri rubanza aheze mu isanduku ya leta kuko ahawanye n'ibyarukozwemo. Rukijijwe gutyo kandi rusomeye mu ruhame none ku ya 9 z'ukwa 9 2022 mu rukiko rw'ibanze rwa Gisenyi, rugizwe n'umucamanza afashijwe n'umwanditsi
umwanditsi yitwa Umulisa Kamari Eugenie, naho umucamanza ni Tuyubahe Edison. Urubanza rwateweho na kashe mpuruza, ruvuga ngo rwabaye itegeko ntacyo rihinduka. Bivuze ngo iya UPI navuze 124 yaherejwe kuri Kavange, akaba yarayihaye abana be nk'impano, iyo ntabwo tuyigarukaho. Bivuze ngo rero nyuma y'imikirize y'uru rubanza, Kavange muziko nasomye igihe yahereye aba bana, byageze ku itariki ya 10/3 2025, iriya UPI nababwira hirya turaza kuyibereka, ifite nimero 124 ayiha undi mwana yabyaranye n'undi mugore, umugore witwa Nyiransengiyumva Brigitte. Uwo mwana akaba yitwa Inoir Landry, wavutse 2016. Noneho iyi mpano ayimuha 2025, kandi yarayihaye aba bana ba Mukamana Jacqueline 2024. Ngira ngo rero tugane ku bijyanye na icyo amategeko ateganya. Amategeko ateganya iki? Dufite itegeko hano, ni itegeko nimero 30. Nihangane gatoya ndaribonye narigezeho. Buriya iyo dusesengura ibintu abakunzi bacu tuba tugira ngo namwe mukore commentaire mugire icyo mubivugaho, kuko ni ikintu kiba kibabaje kubona abana bato nk'aba ngaba babuzwa uburenganzira bwabo, ndetse bakabubuzwa n'umuntu uri mu nshingano za leta, umunyabanga nshingwabikorwa. Ntabwo ari ikintu, kuko wibaza serivisi aho abandi uko ziba zihagaze, niba abe atabaha ubwo burenganzira, ese abandi barabuhabwa? Inzego zibishinzwe nazo zazadufasha, cyane cyane komisiyo y'uburenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa, ndetse n'izindi nzego zijyanye n'irangamimerere, kuko umwana wese agomba kugira ababyeyi kandi akagira aho yanditse, ndetse n'ibyo agenerwa n'amategeko akabibona. Ari nabyo uyu munyamabanga nshingwabikorwa Kavange yari yakoze, gusa nuko atemera ko bishyirwa mu bikorwa nk'uko yabyifuje. Byategeko nababwiraga rero narigezeho, reka nze ndibasomere. Ni itegeko nimero 71 agakwego 2024 ryo ku ya 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigena abantu n'umuryango, ndetse hakazamo impano n'izungura. Ryategeko rero bakunzi ba Setora Janvier TV ndetse na Iris Rwanda TV, reka mbabwire ko narigezeho, nari basomeye itegeko nimero ndetse nari babwiye, ariko ingingo ni 179. Iyo ngingo iragira iti: itegeko rigena impano hagati y'abakiriho. Impano hagati y'abakiriho zigenwa n'iri tegeko, uretse igihe andi mategeko abiteganya ukundi. Itegeko hagati y'abantu bakiriho zigenwa n'iri tegeko, keretse ari irindi tegeko ribigena ukundi. Ingingo y'180 ikagira iti: kugira agaciro kw'impano hagati y'abakiriho bitabangamiye ibiteganywa n'ingingo y'192 y'iri tegeko. Impano hagati y'abakiriho igira agaciro ku munsi uyihawe ayemereyeho. Ngo impano niba abana barayihawe kuri iriya tariki navuze hari hejuru, tariki 20 z'ukwa 2024 na tariki 4 z'ukwa 3 2024, impano zahise zigira agaciro kuva uwo munsi, kuko bazemeye guhagarariye abana agasinya, ndetse n'uzitanze agasinya. Uhawe impano ashobora kuyemera mu nyandiko cyangwa mu mvugo. Ibi byo ni urucabana kw'impano yo yemeye mu nyandiko, barayanditse iri mu nyandiko. Igika cya kabiri kikagira kiti: kwegurira umuntu uburenganzira ku mpano yimukanwa cyangwa itimukanwa bikorwa hakurikijwe amategeko abigenga. Nta yindi. Kwegurira umuntu impano nk'uko yayihawe kandi yayemeye bigengwa n'amategeko abigenga, nukuvuga niba kwanditseho ugomba gukora mutation uwo wayihaye. Ni nacyo rero Kavange asabwa, agakora mutation aba bana uko yabahaye. Ingingo ya 181 guta agaciro cy'impano hagati y'abakiriho. Impano ita agaciro iyo ishyirwa mu bikorwa ryayo ishingira ku gushaka gusa kuwayitanze. Uwayitanze nabyo bya bindi akavuga ati itaye agaciro kubera ko
akayimwaka ariko akajya mu rukiko akagaragaza impamvu ayibatse, uwayitanze niwe ugomba kubiregera akavuga impamvu. Aha rero hazamo n'ikirego kigamije gutesha agaciro impano hagati y'abakiriho. Iki ntabwo bireba aba bana, ibi bireba uriya wayitanze. Niba yarayitanze akaba adashaka kuhinduriza aba bana, agomba nyine gutanga impamvu adashaka kubibaha, kandi yarabibahaye akanabishyira mu nyandiko nk'uko nabivuze haruguru. Ngira ngo rero abakunzi bacu nuko twasesengura iki kibazo kiri hagati y'abana ba Mukamana Jacqueline aribo nk'uko nabavuze Muvange Ivan Manzi ndetse na Keza Kavange Crescida. Abo bana nibo bahawe, kandi itegeko riteganya ko uwahawe agomba wa mugani gukurikiza amategeko agena gutanga impano. Bagomba guhindurizwa rero bagatunga ibyo bahawe nk'impano nk'uko amategeko abiteganya. Ngira ngo wenda bakunzi bacu ntabwo nakomeza kwibanda mu magambo, nashaka gusesengura ibyo bintu bijyanye n'uburenganzira bw'aba bana no kubarinda ihohoterwa. Dusabe na komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'umwana no kurinda ihohoterwa kuzinjira muri iki kibazo cya Mukamana Jacqueline, bakamufasha bw'uburenganzira aba bana bagahabwa impano nk'uko bazihawe n'umubyeyi wababyaye kandi akanazibegurira ku mugaragaro. Njye nasoreza aha ngaha, ariko Mukamana tukongera tukamuha umwanya kuri izi kamera akatubwira icyifuzo cye. Arifuza iki? Arifuza ko hakorwa iki? Njyewe nk'umusesenguzi mu mategeko nuko misesenguye, ariko na nyir'ubwite uhagarariye abana yaza hano kuri kamera n'ubundi akagira icyo avuga icyifuzo cyo nk'umubyeyi uhagarariye abana. Murakoze. Yewe nuko icyo nsaba nuko abana banjye bahabwa ubutabera, kubera ko Kavange Jean d'Amour yitwaza icyo ari cyo. Deja niyo muhamagaye aravuga ati yaba na perezida nta kintu yabikoraho, ahubwo azajya ahora njyana mu nkiko, kuko mu nkiko ntabwo ngiye murusha amafaranga. Ikindi kandi muri komisiyo y'abana nabo bazi ko iyo mirima Kavange yayihaye abana, kuko Kavange yigeze abahamagara. Icyo nasaba nk'ubutabera ni ukugira ngo komisiyo y'abana cyangwa abashinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Nyabihu bamfashe muri iki kibazo, bamfashe Kavange akore imitasiyo nta yandi mananiza ahari. Nicyo nasaba. Bakunze bacu rero ari akantu nanone kari kanansobwe nako kanagaragaza ko iki kibazo cya Kavange umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa hariya hirya wa Muhanda mu Ngororero afite n'ibindi bintu nabyahisha. Hano inyuma hano duhagaze muri UPI 2592, hano mubona hari karoti ndetse nari inyuma mu bigori no mu birayi. Baburana n'umugore w'isezerano Esperance Feza, ntabwo bagaragaje, ari UPI 3 batagaragaje ziri hano muri iki gisagara turimo. Imwe ni iyi ngiyi ntabwo yigeze igaragazwa mu rukiko ngo iherezwe kuri Kavange cyangwa se iherezwe kuri Feza Esperance cyangwa se bayigabane, ntabwo yigeze igaragazwa kimwe n'izindi ebyiri. Ari nayo mpamvu rero uyu nawe nyina w'aba bana afite impungenge z'uko ahantu ko atagaragajwe mu rukiko umugabo akaba yarayatanze, hari ikibazo haba hateye. Niba hateye ikibazo we yazabivuga, niba nta kibazo giteye nta hantu bigaragara. Gusa amakuru agera kuri Setora Janvier TV na Iris Rwanda TV nuko ngo iyi UPI yayobaruyeho umugabo n'umugore, ndavuga Kavange na Feza Esperance. Ese kuki byo batabigaragaje mu rukiko? Ayo ntiyaba ari amanyanga? Kuki batahagabanye kandi baratandukanye? Mwumvise ibyo twavuze byose bagabanye, buri muntu ibyo bamuherejeho, buri muntu ibyo bamuherejeho. Kuki UPI 2592 n'izindi UPI ebyiri ziri hafi aha ngaha kuki zo batazigabanye? Ayo manyanga yo ahagaze gute? Hakazamo kuyu mumama amaze kubaza ku karere bakavuga ko UPI iri mu gishanga, kandi hano turi ndabona hatuye abaturage benshi. Ese abaturage batuye mu gishanga? Ese abaturage kuki batimurwa mu gishanga? Ese abo bari guhinga mu gishanga? Aba bose ni bafite ibyangombwa by'ubutaka? Kuki uyu mumama we aba bana batabona ibyangombwa by'ubutaka? Nyakubahwa meya w'akarere ka Nyabihu, nawe uri umuyobozi kandi nawe uri umubyeyi. Hano nagira ngo ndikugana ku musozo. Dufite ibaruwa yandikiwe meya w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette, yandikwa na Mukamana Jacqueline
atabariza abana mu burenganzira bwabo. Ni ibaruwa yanditswe ku itariki 4 z'ukwa gatandatu 2025. Ubu tuvugana imaze ibyumweru 2 ntarabona igisubizo. Nyakubahwa meya, ibyo biterwa n'iki? Yasabye ko gusaba ko aba bana reka nsome impamvu, kubasaba ko ubutaka butabaruye ku bana UPR 124 bwanditswe kuri leta buyivanwaho bukandikwa kuri Kavange Jean d'Amour, buvanwa kuri leta bukandikwa kuri Kavange Jean d'Amour kubera ko ari umuzungura w'ababyeyi be. Ibi nigeze no kubivugaho ko yabohewe n'ababyeyi, ariko nawe akabutanga nk'impano ku bana yabyaye. None Kavange ashaka kujya kubutanga, akarere kakavuga ngo ni mu gishanga. Abandi batuye aha, abandi bafite ibyangombwa, kuki bo babifite kandi ari mu gishanga? Kuki Kavange we atabona icyangombwa kugira abana babone uburenganzira bwabo? Nyakubahwa meya, ko n'agapira kanyu turakabahaye, namwe mukemura icyo kibazo, cyangwa se musubize niba bidakunda, cyangwa se Kavange kubera ko yahaye abana mu biha agaciro, noneho abagurira ahandi cyangwa abagenera ahandi, kuko impano yo yarayitanze. Bakunzi bacu rero nk'uko twakomeje kubabwira, bakunzi ba Setura Janvier TV na Iris Rwanda TV, hano turacyari muri mudugudu wa Buremera mu kagari ka Cyamabuye ndetse mu murenge wa Karago. Uyu turi gushaka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago, Muhirwa Robert. Bumva ko telefone iri gusona ariko ntabwo ari gufata telefone. Uri Muhirwa Robert, twagira ngo tumubaze uko yumva kuri iki kibazo. Katwongere tumushake turebe. Nibyanga turashaka umuyobozi w'akarere turebe nawe niba bikunda cyangwa byanga. Nimero ya Robert iriho ariko ntabwo ayitaba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago. Urabona ko telefone yikuyeho. Reka dushake umuyobozi w'akarere wa meya Mukandayisenga Antoinette, reka turebe ko tumubona. Mukandayisenga Antoinette ntawe tubona ku murongo wa telefone. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu, meya Nyabihu ndamona mubonye kuri telefone. Reka twumve we niba yabasha kutwitaba, tugire icyo tumubaza kuri iki kibazo. Telefone iriho kugira ngo murayumva mwese. Murumva ko n'umuyobozi w'akarere atitaba telefone. Katwongere ubugira kabiri, hanyuma dushaka undi muyobozi kumve ko bikunda. Telefone umvise ko bayikompoze kandi imbere yari gucamwo, urumva rero ni ikibazo. Reka dushake Kavange ari we wabyaranye na Mukamana Jacqueline, twumve we niba ari icyo yatubwira, cyangwa se niba ibyo tuvuga niba ari byo cyangwa niba atari byo, kuko nabyo byarushaho kuba byiza. Ariko abayobozi bajya bagerageza kwitaba kuko telefone y'isona umuntu aba ayifite. Reka twumve Kavange. Uyu ni Kavange turimo gushaka, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanda, akaba ari nawe wanabyaranye na Mukamana Jacqueline, se w'aba bana babiri twababwiye.
telefone iriho. Urabona nawe ko atitaba telefone. Sinzi aba bayobozi bose rero urabona ko basa nkaho bari mu ntuza mu ruziga rumwe cyangwa se basangiye amakuru. Kandi ubwo twageraga aha kuri umudugudu yahageze ari we Nyirakanyamanza Odeta atubwira ko gitifu w'akagari ari ku kagari ariko gitifu ntiyageze aha ngaha. Uw'umurenge nawe ubwo yabimenye ndetse na meya yabimenye, dore na Kavange yanze kwitaba telefone. Gusa abantu batatu baburira rimwe. Uw'akagari, reka twumve uw'akagari niba aboneka. Turi gushaka umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyamabuye hano turi, twumve nawe niba atitaba telefone cyangwa se niba we ari buze kuyitaba. Telefone ibaye kompoze, bivuze ngo aba bayobozi bose babahanye amakuru. Ntabwo abantu bangaye, abantu batanu bose baburira, kandi byose bikaba biturutse ku mukuru w'umudugudu Nyirakanyamanza Odeta uvuye aha ngaha, niwe wabwiye bose. Ngira ngo n'abakunzi bacu reka dusoreze aha ngaha, ibindi muzaduhe commentaire, cyane cyane muzagaruke kuri aba bayobozi bafite amatelefone kandi twabahamagaye.